transport mwakoreshaga iki? Oya nta transport hariho ikintu cya mbere inkotanyi ukwiye kumva ku inkotanyi moyen de transport n'amaguru moyen de transport n'amaguru moyen de locomotion rwose n'amaguru sibyo. hanyuma transport byo kuvuga ngo urikorera cyangwa uragira gute ni umutwe wawe cyangwa umugongo wawe, urumva. Magezi rukumbe abenshi bari mu rufunzo mongeye kubakiza ako kanya bariruhutsa nakomeje Bugesera ariko murokora abantu mugeze ku mayaga impundu ziravuga mwakomeje urwo rugendo Kabgayi muragera ku ya kabiri Kamena abahari murabaho. Kuko nta kintu yavuze muri iriya myaka za 1991 92 yavuze bitarimo bikorwa ubu ngubu. So icyo ni ikintu gikomeye cyane. Twagize umuyobozi ufite vision iteye ubwoba, ureba kure cyane. Abantu nkawe n'abantu batakunze kubaho, n'abantu ngo nibura Imana ihabaye akaba ari umuntu umwe mu myaka 100. So kuba rero yarabaye we akaba muri epoke turimo, hanyuma tukagira amahirwe gukorana nawe, hanyuma akaba ari kudukorera ibyo tubona, ni ikintu kidasanzwe. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, ibintu byagezweho, ibindi birimo biragerwaho. Ariko ndabwira urubyiruko ngo ibi byose biri kugerwaho, ibi byose byagezweho, bakwiye gukomeza gukurikira icyatumye bigerwaho, bakakiga mu mateka, bakakizingatira kugira ngo bazagire ubutwari bwo kubisigasira. Reka dutangire tubaha ikaze kuri Rwanda Nordic TV, tunabaha ikaze ku Gicaniro TV, kandi twifuriza abanyarwanda mwese aho muri umunsi wo kwibohora ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi. Uyu munsi rero turi ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi, umwaka ni 2025. Muri iki kiganiro ndi kumwe na Egide Ruhashya wa Gicaniro TV. Ikaze mu kiganiro bwana Egide. Ndagushimiye cyane Gatete Olivier, ndashimira abadukurikira cyane yaba kuri Rwanda Nordic TV cyangwa ku Gicaniro TV n'abandi mwese, ikindi kandi mbefurize neza mwese umunsi mwiza. Yego, natwe dutangiye tukwifuriza umunsi mwiza wa Liberation Day, kandi twifuriza n'abakunzi ba Rwanda Nordic TV n'abigicaniro TV bamaze gukora subscribe n'abandi bagiye kuyikora ubu ngubu. Egide rero nagutumiye muri kino kiganiro kugira ngo tuganire muri make, ariko mbere yuko tuganira dusasira ikiganiro turebere hamwe, twibutsa abanyarwanda ngo umunsi wo kwibohora cyangwa urugendo rwo kwibohora rwatangiye gute mu by'ukuri, rwari rumeze gute? Uru rugendo ndabizi ko wari ururimo, ndetse n'abagenzi bawe mwari mufatanyije. Mu by'ukuri ni iki cyashingiweho, byagenze gute? Wenda duhereye ku bya hafi, nubwo no kuvuga ngo ahagana muri za 90 cyangwa gusubira inyuma ho gatoya, noneho dukomeza. Bwana Egide, urwo rugendo rwari rumeze gute, rwatangiye gute, igitekerezo cyavutse gute? Reka ntangire nifuriza abanyarwanda bose umunsi wo kwibohora, umunsi ukomeye. Hanyuma iyi Liberation Day ivuze ikintu gikomeye cyane. Mbonereho nanone kuzirikana abatakiri kumwe natwe, ariko batanze ubuzima bwabo, batanze amaraso yabo bakayaha igihugu kugira ngo ibyagezweho bigerweho. Ni abantu tugomba kuzirikana. Iyo uyu munsi ugeze, hariho benshi umuntu yari kumwe nabo, atakiri kumwe nabo, ariko ikivi cyabo umuntu yaracyushije. Akaba rero ari ikintu cyiza cyane iyo dushima intwari zihari, tugashima abatumye igihugu cyacu kibohoka, tujye tunibuka n'abandi batagihari. Ngira ngo ni nayo mpamvu iteka iyo bibuka izo ntwari hariho umusirikare utazwi nawe wunamirwa ndetse agashyirwaho n'indabo nk'ikimenyetso cyo kwibuka abo bose.
maze rero mwese Liberation Day. Ku kibazo rero warumbajije, urabona iki kintu kirakomeye cyane kugisobanura, iki kibazo kirakomeye kugisobanura dufite umwanya dufite, ariko navuga mu magambo make ko igihugu cy'u Rwanda kuva ibyo bita ubwigenge, ibyo bavuga ko bwaharaniwe n'uburyo bwaharaniwe, mu by'ukuri abantu bajye batekereza banasubiza amaso inyuma, ni uko uko kwigenga kwari kwakozwe mu buryo haza kugaragara, cyangwa se uko guhabwa ubwigenge biza kubaho ku bwoko bumwe gusa. Icyo gihe mu Rwanda habagaho amoko atatu, ubu ngubu ibyo bintu byose ntibikibaho, turi Abanyarwanda. Wasangaga rero byanze bikunze bagomba gukora ibishoboka byose ngo bameneshe ubwoko bw'Abatutsi. Ikindi kandi muzi ko mbere y'uko banicwa bagatwikirwa, hari habanjeho ikintu kimeze nka mobilisation kugira ngo icyo gikorwe. Muzi neza gahunda Ababiligi bari bafite, muzi neza ko ari ibintu bari batangiye kwigisha na mbere, barimo bigisha abazakora rero icyaje kubaho mbere y'uko na Repubulika ya mbere ishingwa. Habayeho gusibura abantu, bakabigisha, bakababwira ibigomba gukorwa, ndetse bakabigira manifeste, ikiswe manifeste do Bahutu. Hakaza uburyo ndetse na Eglise Catholique yabigizemo uruhare mu buryo bwo kugenda babashakira amashuri, babaplasa ahantu, noneho babigira icyo kintu, babafasha gushinga amaparti politike, basibura buri muntu uzakora iki, biza kujya muri kinyamateka irabivuga, bigeraho rero biza kuba ibyo twabonye. Hanyuma igihe rero ubwigenge bavugaga ko ari bwo bubonetse, muzi ko habayeho guhitana abami, yaba umwami Rudahigwa bamuhitanye, rero yaragiye kujya muri Nations Unies gusaba ubwigenge nyabwo. Hanyuma ntabwo amaze gutanga, ntabwo yari yarabyaye, hajyaho murumuna we Kigeli, nawe bakora ibishoboka byose mu gihe gito cyane, nawe baramujyanye, nawe baragiye, ntibanatuma agaruka. So noneho rero ya gahunda yabo ibaho. Noneho rero icyaje kubaho n'iki, ni uko kwa gutoteza Abatutsi bitewe na ya mobilisation yabaye, no kuba barabashe gusibura abantu bazakora bya bintu byose, Abatutsi rero barameneshwa, bamwe barapfa, abantu baratwikirwa, abantu rero bahungira mu bihugu byinshi bitandukanye, ariko cyane cyane ibihugu limitofe n'igihugu cy'u Rwanda. Bivuga ngo rero hari abagiye, ariko n'Abatutsi basigaye mu gihugu nabo basigara nabo batotezwa. Muri iki gihugu ntabwo abantu bose bashobora guhunga, abasigaye batotezwa. Ni bya bindi twagiye twumva, bamwe bavanwa aho bari batuye bajyanwa za Bugesera mu mashyamba kugira ngo zatsetse zibicireyo, abantu bajye mu mashyamba, ibikoko bibarireyo, bakabajyana kubatuza ahatari iwabo, ariko no kugira ngo babarunde hamwe bazabone uko babicirayo. Muzi inshuro zose Bugesera yagiye iterwa, yicwa kugeza muri 1994 aho rero noneho baje baramarira burundu. Biriya bintu byose ni ibintu, ni za gahunda zagiye zibaho. Muzi byagiye bibaho byo kugira ngo abantu batiga, abantu batabona akazi, abantu batavurwa, hari ibintu byinshi cyane, kandi gahoro uko habaga ikintu, cyaba i Burundi, cyaba muri radiyo, cyaba hehe, iteka habagaho iyicwa ry'Abatutsi. Ibyo ni ibintu byagiye biba. No kuvuga ngo hari abahunze bahunga igihugu, ariko n'abagisigayemo basigara ari impunzi mu gihugu, ndetse binarenze hariho kwicwa bya buri munsi, guhohoterwa, hariho kubwirwa nabi. Muzi imbwirwaruhame za buri munsi za Perezida Kayibanda, muzi aho MRND iziye, muzi interahamwe aho zishingiwe. Ibyo ni ibintu byinshi cyane. Icyaje rero kubaho n'iki, ni uko haje kubaho kwegerana kw'Abanyarwanda, bashinga ranu yaje kuvamo RPF. Nibyo navuze ko tutabivuga byose muri iki kiganiro. RPF rero imaze kwiforma, imaze kugira imbaraga, imaze gusanga
ibyo itekereza n'uburyo ishaka kubikora igomba kubihuza n'abanyarwanda benshi. Icyo kintu kibaho. Hanyuma bagerageje rero gusaba inshuro nyinshi mu nzandiko, muri za mu buryo bwose bakoresheje bwa diplomasi kugira ngo byumvikane, ariko ntabwo byigeze byumvikana. Ahubwo iteka muzi inshuro nyinshi Habyarimana yavuze ko u Rwanda ari nk'ikirahure cyuzuye amazi, ko rero bashyizemo ikindi gitonyanga yasendera akameneka. Muza bagerageje kuza birukanwe na Obote, baraza bajya mu Kagera hariya, ntibigeze babitaho, ntibigeze babaha n'ibikoresho by'ibanze, ntibigeze banemera ko byonyine ari n'abanyarwanda. Abantu barapfa hariya, za kagoma zirabarya, ibikoko birabarya, abantu barameneshwa, ibintu biracika, barongera rero basubirayo. So bigaragara ko rero mu by'ukuri nta kindi kintu cyari gisigaye uretse kuvuga ururimi bumva. Nibwo rero RPF, ingabo za RPA zateye ku itariki ya mbere Ukwakira muri 1990, hanyuma zica hariya Kagitumba. Abantu bazashaka gukurikira ikiganiro cy'uko byagenze ku Gicaniro TV biriho, bashobora kubikurikira. Ingabo rero zaraje zose zambutse umupaka, noneho abari abaofisiye bose bakuramo amaranka yabo bayata mu mazi, nko kuvuga ngo ubu twinjiye mu gihugu cyacu, dutangiye bundi bushya. So nguko uko urugamba rwatangiye. Hanyuma nyine mu minsi nk'ibiri yari y'urugamba, wari uyoboye urugamba General Gisa Fred Rwigema, nk'umusirikare wari uyoboye urugamba, aza kubura ubuzima. Nabyo birasobanura uko byagenze. Hanyuma muzi neza ko umugaba mukuru wahise aza akayobora ingabo, akayobora n'urugamba, ari perezida dufite ubu ngubu, Paul Kagame. Noneho ayobora urugamba, rwari rugoranye cyane, yasanze ibintu binakomeye cyane. Ingabo zirabivuga, abari bahari icyo gihe barabivuga bati ndetse ahubwo iyo ataza no kuba we sinzi uko byari kugenda. Akoresha rero ahindura urugamba, atangira gukora urugamba rwo kumuvinga, utera hano wimuka, utera hano wimuka, utera hano wimuka, yorganiza ingabo. Hanyuma gahoro gahoro rero hagenda habaho ibyo kugenda bafata uduce. Muzi neza ibyo bita agataka ka santimetero, aho naragasuye, nanone aho ngaho bashobora kuzabibona icyo bita agataka ka santimetero. Urugamba rero noneho urugamba. Hanyuma by'ukuri eji agataka ka santimetero, umuntu abyumvise santimetero ingana nk'aka kantu kangana gutya, aho hantu hangana koko nka santimetero cyangwa nuko babyitiriye? Naragiye njya kuhasura, ndetse n'indaki ya mbere burya hari indaki iba ku Murindi isurwa cyane izwi, ariko hari indi iri aho ngaho aho bita nyine agataka ka santimetero. Indaki ye ya mbere rwose naho yakoreraga inama n'abakuru b'ingabo bandi, aho naho umuntu arahasura. Impamvu rero bahita gutyo niki, nuko ni mu metero rwose, nka metero nk'eshanu 10 uvuye ku mupaka. Nakubwira ngo metero utera intambwe. Noneho ukaza kwigira imbere, ukaza kugera hari umuhanda uhari, ariko icyo nshaka kukubwira ntabwo ari santimetero ku gataka. Ariko aho hantu babanje gufata hakaba hari u Rwanda koko, ari mu Rwanda. Mu by'ukuri urebye hashobora kuba hafite nka kilometero 8 ni kilometero 8 kuri santimetero, nko ku kilometero kimwe wenda ujya ku mupaka, ariko ugenda gutya nka kilometero 8. Ni hanini. Ariko u Rwanda rwaravuze ngo bavuga ngo hariho teritwari y'u Rwanda bafashe, ngo ni akantu ka santimetero 1 bafite. Naho byavuye. Noneho umuntu wabivuze rero avuga ngo nta kintu bafite, ngo nta taka bafite ry'u Rwanda, ngo ni akantu ka santimetero. None Inkotanyi zikavuga ati ntacyo bitwaye, n'ako ga santimetero tukarimo. Urumva? Kandi ako ga santimetero kabashije gutuma abantu biyorganiza. Noneho bafata imisozi imbere yaho, barafata baragenda, ndetse aho ni mu gihe bari bimutse bavuye mu bice bya Kagitumba, mu bice by'umupaka.
yego, Mm. ku buryo aho ngaho bajya gufata Gatuna, naho bavuye baragenda bafata Gatuna nayo babayongeyeho aho ngaho. Noneho konkete zigenda zibaho, bafata imisozi bafata imisozi. Muri icyo kiganiro rwose nzenguruka hose kandi genda ariko mu bisobanura. by'ukuri nubwo nakuvanye mu rugendo ho gatoya, abantu kugira baba bafite amatsiko bavuye muri Kagitumba bose bavamo n'agace bari bamaze gufata, bimukira muri ibyo bice bya Byumba nk'uko wabivugaga, cyangwa hari bake basigaye? Habayeho ahubwo no kujya mu birunga. Yego. Habayeho no kujya mu birunga. Buriya Umutara ikintu cya mbere cyari kigoye, Umutara urarambaraye. Umutara ni tambara, urarambaraye. Ikindi kandi igihe cy'izuba n'ibyatsi n'ibiti biruma, ku buryo ushobora ukareba umuntu hakurya iriya. Yego. Hari ikibazo. Ikindi kandi Umutara nta mazi ahaba. Yego. So ntabwo byari korohera rero urugamba. Niyo mpamvu umuvumba gusa. Umuvumba n'umuvumba nawo umuntu aravuga ibyawo. So noneho rero habaho icyo kintu cyo kujya habaho kwimuka mu Mutara, mu birunga, hanyuma n'ako gataka ka santimetero noneho gahoro gahoro rero haza kubaho icyo kintu cyo kugenda abantu bafata za Ruhengeri ziba zarafashwe, hariya ahari za Cyeru nka komine Cyeru cyangwa se komine Butaro, muri munsi y'ibirunga aho ngaho ni mu Ruhengeri. Bigenda uko umupaka ukoze ahantu hitwa za Kinyababa, umuntu uragenda ukagenda mbese tutoro yuko umupaka wari ukoze. So ariko ukiri aho reka nkwibarize question de curiosité. Abantu urumva abantu bari batangiye kugira amatsiko yo kujoininga urugamba, gusanga inkotanyi ku rugamba kuri aho hantu hangana gutyo hatoya gutyo. Ubwo training wing zashoborwaga kuhakorerwa, byabaga bimeze gute? Burya Olivier, aho umwaga utari uruhu rw'urukwavu rwose rwisasira batanu, sibyo? Ntabwo nta kintu kitashoboraga gukorwa. Icyangombwa cyari umutima, icyangombwa cyari ishyaka, icyangombwa cyari ubutwara abantu bari bafite, kuko icyo gihe n'ubundi ntabwo hari hazaga abantu benshi cyane ku buryo haba ikibazo. So bivuga ngo rero uko nakubwiye ibyo birometero 8 buriya byari byinshi cyane kuba watreninga abantu ukabegeranya, ukaba wabatreninga kandi hakavamo abasirikare beza. Ibyo ngibyo byarashobokaga. Ibyo byose rero byarakozwe na kamande zikahabera, ndetse n'amanama yandi akahabera. Ariko hagati aho ugira ngo babaga banorohewe ko habaga, kuko ngiye icyo gihe ntabwo nari mpari, ariko abantu babaga borohewe ko habagaho amasasu gusheringa bya buri aho hantu. Ni mu rutoki, hari urutoki. Ahubwo ubu ngubu kuko nagiyeyo nyine nkajya mbaza abaturage, ubundi barakubwira bati hano habaga. Muri ibyo ngibyo byatumye n'umugaba w'ingabo ahitamo aho hantu akavuga ati mureka aha hantu ariho duhera. Nuko hari urutoki, urwo rutoki rwagombaga kubahisha, sibyo? Ikindi rwagombaga no kubatunga. Ariko rwa rutoki rwa rutoki udashobora no kumenya n'ijisho kumenamo. Ubu urwo rutoki ruracyahari, ariko ntirukiri rwinshi cyane nk'uko byari bimeze icyo gihe. Uribuka ko niba ari perezida wabivuze, niba ari Afande James wabivuze, yavuze ko ngo urwo rutoki bamenye ko perezida arimo, bashaka kururasa, bashaka kurutwika. Bararurasa. Ibyo rero byahoragaho, kuko babaga bibaza bati nyine byanze bikunze agomba kuba ari hari, niba atanahari ariko abandi bose barahari. No bahoraga baharasa, nibyo ndi kukubwira. So ku buryo mbese abantu babaye aho muri icyo gihe, kuko ni urumva ni kwikubitiro, bagize umutima ukomeye, kuko n'ukuntu hateye n'ukuntu hameze rwose ni ikintu gikomeye cyane. Ariko iyo uhageze hariho ikintu wumva rwose ukumva ko hari ikikugiye ku mutima. Turagiye ubwo ubigeze, warutugejeje ku gihe cy'agataka ka santimetero
turebe muri hamwe twari tugeze mu bikwazo, twari tugeze mu bibazo. Urugamba ibyo ari byo byose rwari rufitemo ibibazo, rwari rufitemo ibintu bikomeye cyane. Yari inzira y'urugamba ikomeye, navuga ngo ni inzira y'imifatangwe. Byagendaga gute ibyo bintu ngo babinyuremo cyangwa mubinyuremo mubashe kubivamo? Kuko turaza gukurikizaho uko wowe ubwawe na bagenzi bawe cyangwa ku mateka yawe wigeze kudusangiza, bamwe wenda uri bwongere kuyadusangizaho gato, uko wajoininze iyo struggle, uko winjiye muri urwo rugamba ufatanyije na bagenzi bawe. Urabona ikintu cyari gikomeye buriya ku rugamba habaho kurwana, ukarwana n'umwanzi aduyi mukarwana, ariko hanabaho kumenya uko n'ingabo ziza kubaho, ese izarashwe ziraza kubigenza zite, ziraza kuvurwa zite. Ariko buriya abasirikare bakuru batekereza byinshi, ntibatekereza gusa amasasu muri burwanishe, ntibatekereza tactique na technique ingabo ziza gukoresha zivuna umwanzi, ariko habaho no gutekereza ngo ese ingabo ziranabaho zite. Niyo mpamvu ahangaha tugomba no gushimira abanyamuryango ba RPF bakoraga uko bashoboye kugira ngo habeho kwegeranya uburyo butuma nyine haboneka yaba ayo masasu aboneka, yaba imyenda abantu bambara, yaba imiti, yaba rero noneho n'ibiribwa. Ariko ibyo biribwa nanone bikaza, urumva nanone kuba barahisemo bakamenya bati ibi biribwa ni ibiribwa abasirikare bazarya, ntihagire icyo bibatwara. Kuko abantu babyumve neza, kuba abantu twarariye impungure tukazirya imyaka 5, kuvuga ngo urugamba rwatangiye muri 90 abantu barya impungure, rurinda rurangira muri 94 abantu barya impungure. Ukazirya impungure nibura 2 ku munsi, zabonetse bitaboneka ubwo bikaba ari rimwe, ariko abantu bakabaho. Kandi ubwo nta transport mwakoreshaga iki? Oya, nta transport. Hariho ikintu cya mbere inkotanyi ukwiye kumva ku nkotanyi. Inkotanyi moyen de transport n'amaguru. Moyen de transport n'amaguru. Moyen de locomotion rwose n'amaguru. Sibyo? Hanyuma transport byo kuvuga ngo urikorera cyangwa uragira gute, ni umutwe wawe cyangwa umugongo wawe. Urumva? Ibyo ngibyo rwose ni hame. Nta muntu wajya agatekereza ubuze kwanza imodoka kuyifata yari kugutamburisha bakaguhitana bakakwica, nta kamaro. Ifo kugenda wihishe, kandi kwihisha kwiza. Hagati aho ngaho ngewe nzi umugabo mwari kumwe wapfuye amatwi kubera kwikorera izo mvungure. Hariho ibibazo byinshi byagiye biba. Hariho abagiye bahura n'ikibazo cyane nk'aho ngaho mu birunga, bagiye bahura n'ikibazo cy'ubukonje, ugasanga nk'umuntu inzara, bikaza no gufata amano, bikaza no gufata, ugasanga abantu bose ahubwo babikuriyemo uburwayi bukomeye cyane. So kubera ubukonje, akazi ubukonje bwinshi cyane, wakorerera rero uvuga uti reka nkuremo bote zanjye, ubwo bikaba birarangiye. Hariho ibintu byinshi cyane byagiye biba. Icyo navugaga rero nuko abayobozi wasangaga batekereza ibintu byinshi bitari ibya gisirikare, ariko n'imibereho y'abasirikare bayitekereza. Muri ibyo byose rero Habyarimana nawe ntabwo yabaga asinziriye, wasangaga agenda yica inzira. Icyambere, inzira z'ahashobora guturuka abatabazi, abaza gufasha inkotanyi, bashaka kujoininga inkotanyi, bashaka kuba abasirikare, bashaka kujya mu gikorwa, bashaka kujya muri uru rugamba rwo kubohora igihugu. Wasangaga yaba hirya no hino hose mu bihugu byari bikikije, ndetse n'i Burayi, ndetse na hehe hose mujya mwumva ukuntu ingendo zose z'abantu bagendaga baza, habagaho uburyo bwo gukontorokara no gukoresha abantu. Nk'ahantu muri Congo par exemple, yatanze amafaranga cyane mu kintu cyitwaga amagrevi, cyari cy'abahinzi b'abahutu babaga muri Congo, kugira rero baturakinga abantu bashaka kujya mu nkotanyi baciye aho ngaho. Abenshi hari abafashwe bakajya bicwa, abo bamenye, ariko hari n'abandi wasangaga bavuza amafirimbi ngo turamwumvisha ngo aciye hano, ngo ibintu. Hariho ibintu byinshi cyane, habagaho uburyo bwo kubarwanya. Munazi ko na Sesera mu Rwanda, hariya za Bugesera ku mipaka, ahantu hirya no hino, iyo bafataga umuntu cyangwa se banakwiketse, hariho uburyo bwo guhita babica. Munazi ko hariho n'abantu ahubwo bagiye bakoreshwa, akaza akajya kuvugisha ati se ntabwo waba ushaka kujya mu nkotanyi, kumbe agira ngo yumve ko ufite igitekerezo,
yarangiza akagushuka ngo uragiye, abenshi nabo bagiye babagurisha muri ibyo ubwo nari buryo. ngiye kubaza ni se ahubwo icyo gihe ntabazaga no mu nkotanyi ahubwo baje ari ba maneko, kuko icyo gihe iyo urugamba rumeze gutyo abantu hagati yabo baranekana. Ibintu byose birashoboka, ibintu byose birashoboka. Burya ibintu bya intelligence bikora kwinshi. Byashoboraga guhera mu Rwanda bikaba byanagenda bikaba byanagera aho ngaho. Gusa icyiza ntacyo byahagaritse. Yaba ari uwahageze, yaba ari abo bagiye batangira abantu mu nzira, ntacyo babigeze, ntabwo ntacyo bageze. Aho ngaho nakubaza ntitwari tukiri mu bintu bijyanye n'imbogamizi ku rugamba. Ni ukuvuga ngo mu mbogamizi harimo imiti mu bintu by'ingenzi, harimo kurya, harimo kwambara, harimo kubaho. Ibyo bintu harimo ibyo wari ugerageje kugenda uvugamo gake gake, ariko ikintu gitekereje ku muntu warashwe ku rugamba ukamuvura, najyaga mbona udufoto ubona batkoze udutanda ibyo bita udutara. Urabizi ko mu cyaro ubundi bashyiraho amasahane, ariko nkabona ariho bari gukorera za operations zazo, babaga abantu cyangwa bagira gute. Ibyo bintu wewe wabibonera gute? Twagize abaganga yaba habagaho uburyo umuntu yabaha amapri arenze ayo umuntu ashobora kuba atekereza n'icyo umuntu yakorera aba bantu. Abaganga babaye mu gisirikare kiriya gihe, kubaga abantu mugomba kuvoma. Burya muri operasiyo hakenerwa ibintu byinshi. Hakenerwa ibikoresho bikomeye cyane kugira ngo hataza kubaho za infection. Ibikoresho biri sterilize, sibyo? Ibikoresho ku buryo bijyanye n'isuku ikomeye cyane, ku buryo icyo uza gukoresha kitaza kuba gifite ubwandu. Ukaba ufite amazi, umuntu abava amaraso, ukaba ufite aba infirmier hafi bagufasha, ukaba ufite aba bantu bakoze ibintu bikomeye cyane. Ibyo uvuga kudutara bagaca amakoma, bagaterekaho amara, bakakubaga, bakongera bagaterura bagashyiramo. Urumva ibintu bitabaho, ibintu udashobora kwibaza n'amaso y'abantu badashobora gutekereza, ariko abantu bakabaho. Urumva bagashobora gukora ibyo, kandi ubwo hejuru amasasu arabacaho. Urabyo bararwana, kuko bagara abasirikare, bararwana, barabaga, baravura, baragira banishobora byose. Aba baganga ntabwo umuntu yabona ikintu. Ariko hari ikintu abantu benshi bibaza, ko mu baganga nabonagamo abagore benshi cyane n'abakobwa. Bigenda gute? Byagendaga gute mu ishyamba, ko tuzi ko igitsina gore bagira ibintu byinshi bakenera mu buzima bwabo, yaba ari ibijyanye n'umubiri wabo, yaba ari ibijyanye n'iki? Byagendaga gute? Kuko urubyiruko ruba rufite amatsiko. Buriya abaganga dumwe ngewe personnellement nta mu docteur sibyo? Docteur rwose muri medicine ntawe nzi w'umudamu. Oya, ntawe. Ariko assistant aba nurse bari abadamu, bari bahari koko. So bivuga ngo rero ni kwa gushirika ubwoba mu nkotanyi rwose. Abadamu baje, ntabwo baje ngo umuntu abona ari abadamu, baje nabo rwose ari abantu bafokasinga ku ntambara, bafokasinga mu kazi bahawe, bafokasinga nk'abo ngabo bagombaga kuba abanasi. Hari n'ababyigiye aho cyane rwose, bagahabwa amafunzo, bagahabwa za training, then bakabasha gufasha abaganga kandi bakabikora neza. Niyo mpamvu rero umuntu yabonaga benshi. Ariko ubundi abadoktori, baba abadoktori ba companies, baba abadoktori cyangwa se nka Dr Karemera, uriya fande wabaye minister uherutse kwitaba Imana, wari head wa medicine, rwose wasangaga ari abaganga bateye ubwoba mu bintu nk'ibyo ngibyo bakoraga, birimo kurwana, ubaga, udoda, wavunitse, uwo bagize bate, Imana ishobora byose. Kandi nyine urumva amasasu afata kwinshi kandi afata henshi. Yego. Gufata umutwe ukamenya ko umubaga, gufata mu nda ukamenya ko umubaga, uwo bakubise akaguru, akaboko, imbavu, ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu bikomeye. Rero abantu tujye turakonesa icyo abantu bakoze. Yego, nuko rero muri urwo rugendo rw'imbogamizi rukomeye, rurimo ibintu by'ibikwazo byinshi bikomeye, ugira gutya Egide Ruhashya uravuga uti ndetse amashuri, mpagaritse amashuri yanjye aho nigaga hanze mu Budage,
ngiye mu ishyamba, ahantu ugiye kujya ugenda n'amaguru. Ndabizi wavukiye i Kigali, mwari mufite uko mumeze, ndabizi ko ushobora kuba utaragendaga n'amaguru cyane rwose, uhisemo kujya kurwara inda, uhisemo ibyo bintu byose, usanze bagenzi bawe ku rugamba. Wowe wabihisemo ute? Byari bimeze gute urwo rugendo? Tubwire wenda muri makeya. icya mbere ntabwo nari nzi exactement ko ari uko bimeze. Ntabwo navuga ngo nari nzi ko abantu bagenda n'amaguru, ntabwo nari nzi ko abantu barwara inda, ntabwo nari nzi ko abantu ntiboga nyine ari uko ubonye amazi cyangwa se ari uko ubonye isabune. Nabwo ni ibintu byari imboneka rimwe. Ntabwo nari nzi ko igihe kimwe nzaba ntafite sous-vêtement, ntabwo nari nzi ko nshobora kuzagira urusatsi rundiho nabuze uko umuntu yiyogoshesha, cyangwa se uzanakenera n'ibyo kurya ntubibone igihe ubikeneye, cyangwa se inyota, cyangwa se izuba rikakwakaho umunsi wose udafite aho uryugama, cyangwa se imvura ikakunyagira umunsi, iminsi 2, iminsi 3. Ako karere ni akarere kagwamo imvura cyane. Hariho ibintu rero byinshi umuntu yabaga atazi, ariko icyari gihari cyari icyo ushaka gukora, cyari icyo wumva umutima wawe uhuje n'abandi, ukumva uti nanjye numva ngomba kuba hariya. Ibyo byose ntabwo wari ubizi, ntabwo nari nzi ko ariko bigenda. Ariko uhageze ugasanga nuko bimeze, birabaye, ariko ntabwo uri wenyine. Birabaye, ikindi kandi niba binabaye ntabwo bikubayeho wenyine, kuko muri benshi, urumva murabisangiye. Actually muri uko kubisangira nta nubwo ureyariza ko hari ikibazo kibaye. Kugenda n'amaguru, yes, ushobora kugenda uyu munsi, hari ibyo bita kuburowinga ukaruha, ejo ukongera ukaruha, ariko badushyiraga muri formation za mucaka ku buryo nyine aho ibintu bitangiriye kuba hatangiye kuboneka nyine ubutaka n'amayuniti atangiye kwiyoruganiza, hatangiye kuzaho amayuniti manini, habagaho ibintu bya za mucaka. Rero ni nka training ya gisirikare yo kwirukanka buri gitondo cya kare saa 10, mukirukanka. Byaguhaga rero formation ituma utazaruha, yaba kuruha ugenda n'amaguru, yaba kuruha wikoreye, yaba kuruha hari uburyo ubwo ari bwo bwose. Ibyo byose ni ibintu byatumaga. Kandi abenshi muri mwebwe mwari na batoya. Reka nkwereke urugero. 94 umugaba mukuru w'ingabo 94, Perezida wa Repubulika, ashobora kuba yari afite nk'imyaka 34 cyangwa 5. 36. 36. So biguhe rero nibura image y'uko abantu banganaga, urumva. Rwose abantu bari bato, 22, 21, 23, 24. So abantu bari batoya. Nabonye agafoto kawe rwose, urabona ko wari ukiri umujene cyane, ukiri muto. Kandi yes, urabona buriya ni nk'amahirwe kwa kundi umuntu waciye ahantu, umuntu agafata agafoto akazakagwa, utanazi ko yagafashe, utanazi ryari. Hariho abantu bagiye bagira amahirwe nyine, abanyamakuru bakahanyura, cyangwa se abanyamuryango. Noneho icyo gihe habagaho za appareil za zindi zifata udufoto tugahita dusohoka, cyangwa se zifata noneho akazabibana, mwazahura akazavuga ati mbese rocyariho, ati atuzi ko mfite agafoto kawe, ati n'iki, none akazakagwa. Naho ubundi se wari kuzakura umuntu gufotora muri ariko nibura ni souvenir nziza, akantu nka kariya. Ntabwo umuntu agira twinshi, usanga ugira kamwe, buri muntu agira kamwe, wagize amahirwe. Hari abandi batadufite, ni amahirwe mbese ko umuntu agafite nibura. Nuko uragiye rero, ugeze ku rugamba, ukoze training, urapasinze, uhuye n'abandi. Hari abo wagiye ubona uzi, nizihe challenge waba warahuye nazo? Yego, biranatangaje aho mugenda abambere bambonye cyangwa bangeze, cyangwa se banamenye ko harimo babyara banjye, hariho abantu rwose umuntu nyine ubariganye nabo bakavuga bati ntibishoboka, bati se batarahari koko. Hanyuma nyine gahoro uko mugenda muhura, mukazahura, ntabwo biba byoroshye cyane guhura, kuko hari haramaze no kuba hanini. Ikindi burya abasirikare bagira discipline. Umusirikare kugira ngo ave mu eneoze, urumva, ujye ahandi ngo nuko wahumvisha umuntu, ntabwo bibaho. Urumva, wagumaga mu unite yawe, ukaguma mu kazi kawe. Ikindi kandi habaga akazi ka buri munsi urumva, kuko mu gisirikare
utari ku burinzi, udafite akazi bagupanze ngo uri ku burinzi uhanganye n'umwanzi uvuga uti araza guturuka he bitewe na unity yawe, akazi ugomba gukora bitewe na donc unity, hanyuma koi yawe, hanyuma paratuni yawe, hanyuma section yawe. Donc no kuvuga ngo unity habagaho ibyo bita amakoyi. Amakoyi ni yari za alphabet z'amanuza, hanyuma hakaza kubaho paratuni. No kuvuga paratuni kamanda akagupanga, yamara kugupanga paratuni sergeant akagupanga, yamara kugupanga section kamanda akagupanga. No kuvuga ngo akazi baguhaye nuhava ako ngako karakorana. hakabamo na za headquarter zikorera ku ziba ziri inyuma, hari abatekereza, hari abapanga. So kugira ngo uzahave ugende, ninde uza gukora ibyo wakoraga? Icyo noneho niba utari muri ambushi, niba utari ku burinzi ahantu runaka, kandi umuntu yarindaga ibintu byinshi, mbese byagendaga gute kugira ngo mumenyane? ko ngiye nabonye mwese mwabaga muziranye. habagaho uzi wo mu yindi unit kandi utaragerayo. urumva hari uwo mwakoranye training, hari uwo wamenye ko hari ibintu byinshi cyane bituma bibahuza. Hari ikindi unity zarahindukaga, niyo mpamvu abantu bamenyaga, sibyo? hari unity zabanje kuba ari ntoya, baza kuzivunja, ibyo bitaga kuvunja, bagafata nka unity 3 bakazikora noneho unity imwe nini. no kuvuga ngo abo mwari muri kumwe sibo mukiri kumwe, ugiye hariya ari kumenya nkunda agiye. noneho uko kuntu guhindo, kandi na bya bindi byo kuva hamwe muva mu birunga mujya mu Mutara, muva mu Mutara mujya mu Ruhengeri, muva mu Ruhengeri mujya za Byumba, muva hano mujya cyangwa se za training. Niba ugiye kuri refresher course, unity yawe iragutanga mugiye muri refresher course, unity iriya ikazana bayo, iriya unity mugahurira ahantu kugira ngo mukore training. Iyo irangiye muragenda, bakazakohereza kuri training yindi ya peace, ukajyayo ugahurirayo n'abandi, bakazakohereza. habagayo formation zihoraho zituma abantu bashobora kubonana, none ukamenya amakuru n'ubu utabonye, ariko mugenzi we akavuga ati uziko mbana na kanaka, uziko kanaka turi kumwe, none ni ukwamenyaga amakuru. hagati aho ngaho ni ikigire cyagucarenje inzu umaze kuhagera, ubonye bitangiye n'iki? iyo mbwiye abantu rero ibintu nge byangoye, ko wabaga hafi y'ibintu bya gisirikare, hari ibyo uzi, hari ngewe to be honest, ntabwo nta kintu cya gisirikare cyangoye, sibyo? ntabwo imbunda nari nsanzwe nyizi, nari nsanzwe nzi uko igisirikare kibaho, nari nsanzwe nzi discipline ya gisirikare, nari nsanzwe nzi ko abantu nyine bumvira kamande za gisirikare. ariko icyo ni igisirikare cya leta bwana Egide. yego, ariko burya igisirikare ni kimwe, burya amategeko namwe igisirikare kumvira kugira gute, uba wumva ko hariho ordre za gisirikare, hariho ibyo. hanyuma ikindi kandi nyine hari common sense wita ugira ugahita ukavuga no, iki ngiki kiri gutya, iki ni gutya, iki ni gutya. ariko turi abana twabonaga abasirikare bo kwa Habyarimana bahabwa corne beef, barya neza, bagira gute. wowe ugiye kurya imvungure. ntabwo bihinduka, hariya ni corne beef, ariko nawe ni impungure, kandi impungure none twebwe nibyo ndi kuvuga, ibyari bigoye nuko twebwe impungure twarazitekeraga, sibyo? Yes. no kuvuga ngo noneho hejuru ya mirimo navuze, uburinzi iki, noneho iyo utabaga uri gukora ibirebana n'igisirikare, wakoraga ibindi birebana n'imibereho, kandi itari yawe gusa. No kuvuga ngo niba bagushyize ku ngunguru, uyu munsi ari wowe uza gutekera abandi. iguduriye. Kuguduri. No kuvuga ngo uramenya ngo ibyo biryo birahiye, sibyo? Ukamenya kureba mu ngunguru, ukavuga uti izi mpungure zikeneye amazi. Ugafata ijerekani ya litiro 20 ukayiterura ukamena mu ngunguru, warangiza ugashyiramo ibishito ugacana, kugira ngo paratuni yawe ize kubasha kurya, sibyo? Icyo cyari ikintu gikomeye cyane. iyo babaga bagushyize noneho ukavuga bati uyu munsi ntabwo ari wowe uteka, ariko ni wowe uvoma, biterwa n'aho amazi meza ari. hari igihe ushobora kugenda ibirometero 3, 4, 5 ujya gushaka amazi, bashaka no guhura na aduye akakurasa. Yes, ibyo byose birashoboka. Ukongera ukagaruka 5 km ugenda, 5 km ugaruka, kandi noneho wikoreye 20 litre za amazi, sibyo? Cyangwa se bagushyize mu bajya gusenya, gutashya inkwi, ukajya gushaka ibiti,
urumva ukajya gutema ugatema ugakora umuba w'inkwi, waraza ugashaka ibirere ukabihambira, ugahambira uwo muba ugakubita ku mutwe, ugatwara inkwi kugira ngo muze kurya n'abasirikare bose mu bana. So ibyo rero byari imirimo ngewe n'ibyo byangoye kurusha ibindi kwikorera, kugira ibintu. Nta nubwo bashyiragamo imiyaga ngo bavuge ngo uyu mwana ni uwo mu kibosi cyangwa iki. Numva bakosha dawe rwose bandi si abantu sirikata, ntago umusirikare n'umusirikare. Hari ibintu twiga, hari ibintu bakubwira iyo uri umukurutu. Urumva iyo uri muri training, kurutu ni umurekri. Rekri ni umuntu ukiza bwa mbere mukiri ku mafunzo. Yego. Niyo mpamvu ikintu cyose babwiye muvuga ngo moja. Moja ni ukuvuga ngo turi umwe. Niyo mpamvu umwe akosa mugahanwa mwese. Yego. Kugira ngo mugumane ikintu cy'ubumwe. Niyo mpamvu iyo babigisha bati muraza kugira gutya, nimurangiza mugire gutya, ni ukuvuga ngo bivuze ngo wowe ukira tuvugize gutya kandi abandi bagize gutya, mwakubitwaga mwese, mwahanwaga mwese, mwakora za pompage, mugakora zaki, ibintu bituma nyine n'ubundi urumva. Ariko icyo cyamoja cyari kimwe. Rero ntabwo wavuga ngo umuntu nguyu barajya kuvoma undasigare, no, nuko byabaga bimeze. Ariko buri wese yagiraga ikimugora, kuko hari uwagorwaga n'iki undi yagorwaga n'ibyo mvuze. Ntago narakubwiye gushyira ikintu ku mutwe byonyine byari ikibazo, ariko hari uwagishyiraga ku mutwe kandi ntafateho ngo afate gutya, akagenda agira gutya. Naho nyine nashyiraga ku mutwe, noneho twanazamuka n'imisozi nkanyerera, nanyerera akikubita hasi neza, nkwi zikangwa hejuru. Ntabwo byari byoroshye, akabi gasekwa nk'akeza. Turi kugenda rero tugana ku musozo w'ikiganiro, ariko kiraryoshye kuko uragiye urugamba rwo kurokora bari kwicwa na jenoside ruhise rutangira, ibintu bitoroshye cyane. Nibaza ko bitakoroheye. Wigeze no kutuganiriza utubwira ko mu gihe urugamba mwari mugiye mwirukanka bababwiye ko mugomba gutabara mu buryo bwihuse, baje no kugukandagira udukweto wari wambaye natwo wari warabohoje ahari. Unavuga ko n'akenda k'imbere rwose wambaye bwa mbere wagakuye ahantu ku mugozi mwiruka mugenda. Ibi bintu turimo turihuta kuko byasaba ikiganiro kirekire cyane. Babahamagaye bati mujye muri jenoside yatangiye, barimo barica abatutsi. Mwari mumeze gute? Mwumvise mubaye mute? Munabigezemo hagati byari bimeze gute ibyo byose? Urabona abasirikare bahora bari standby. Abasirikare bahora bari standby. Abasirikare ntabwo mujya muregeza ngo urugamba n'urugamba. Anytime umuntu bashobora kubataka. So iteka twahoraga turi standby. Ariko noneho indege iguye abayobozi bakabimenya, twahise tujya standby class 1. Hahandi kabisa noneho ubona ko abantu mwiteguye pe. Bivuga ngo ingabo zacu 600 zari ziri muri sende. Yego. Baje baherekeje abagombaga kujya muri guverinoma n'abagombaga kujya muri parliament. Bivuga ngo niba ari uko bigenza abatutsi bakaba batangiye kwicwa, hariho gutekereza ko abambere baza kuba target ari babayobozi bacu bari muri sende. Ariko kubageraho urabanza uhangane, urabanza urwane na zangabo 600. Kandi zangabo 600 ntago ziza kubemerera ko bagera ku bayobozi bacu, bari buhangane. So nuko abajepe bahise batangira kubatera. Mu kubatera byanatangiye rwose ku manywa y'ihangu. So bivuga ngo rero byanze bikunze abayobozi b'ingabo ubwo nabo bari en contact hakabaho. Niyo mpamvu twahise duhaguruka aho twari turi. Ngewe biba nabaga munsi y'ibirunga rwose muri commune Butaro, ariko mu kintu kitageze ku minsi 2. Unit nabagamo ya 59, barabivuga no mu mateka. Unit nabagamo ya 59 mu minsi itageze kuri 2 twari tugeze hariya kuri sende. Mugena n'amakuru kuva munsi y'ibirunga muri Butaro. Ndabyibuka twaragiye turakandagira kandi ubwo muri koreye imbunda, muri koreye ibitiyo, muri koreye ibintu byose duhabwa briefing tugeze ahantu bita Kisaro.
Kisaro duhabwa briefing turangije turakomeza turakandagira inkotanyi zigenda avoid wazo ntabwo duca mu muhanda ntabwo abantu bacaga mu muhanda ni imisozi ugenda wambuka umusozi umanuka undi wambuka umusozi umanuka imvura igwa umukomeza izuba ryaka mukomeza kandi nyine aho ngaho twagomba kwihuta cyane kugira ngo tuze dutabare bari 600 kuko bari hagati y'ibigo bitanu hari imbere yabo bari bafite ka y'abajepe hari Kacyiru y'abajandarume inyuma yabo hari Kami hanyuma ku rundi ruhande hari y'abakomando ya Kanombe hanyuma mu mujyi hari Kigali yego urumva hanyuma kuri za Jari na za Rebero hari abohereza imbunda barasa imbunda z'imisada amabombe so urumva rero ntabwo bari borohewe umuntu yagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abagereho abatabare so unit yahageze bwa mbere yari unit ya Kaka ariko 59 nayo twahageze bwa kabiri yayoborwaga na Colonel Ngoga twahageze turi abakabiri urumva rero twahageze twarihuse cyane duca aho ngaho nyine ubwo Kisaro turamanuka duca imisozi nibyo njya mvuga duca hariya za Mugambazi turaminura turazamuka duhinguka hariya za Rutongo turaza aho gupasura tuva Rutongo ngo twinjire hariya za Karuruma na za Gasyata ahubwo noneho dukata mu gishanga cya Kabuye duhinguka za Nyarutarama na za hari none turaza za Kinyinya turaza tugera hariya mpamvu bagukandagira gukweto ukaba udashobora ya bankandagire ndi mu gishanga kandi mu gishanga nyine na amazi yatugeraga neza hano ku mavi kandi ufashe hano nta intoki zawe zose zabaga zifashe ibintu uvuga ngo hano ufashe ikintu na hano ufashe ikintu so mbese urikoreye ugize so ntabwo rero baguca hejuru ntabwo ushobora gutura ibyo ufite ngo ugiye kureba ingono uko inkweto bazikandagiye so ubwo urikomereza nyine ubwo kaza ukagera i Kigali wiyambara ibirenge ariko nyuma yaho rero ariko ubwo aho ko mwagendaga ni nako mwagendaga mu Rwanda birumvikana yes inkotanyi niko zikora n'abantu barimo baricwa inkotanyi niko zikora habaho kurekinga ni kwa kundi hari abagenda imbere bakamenya bati hariya umwanzi araha ikindi umwanzi afite intwaro zinizi umwanzi umubare wabo n'uyu bimeze gutya na gutya hakajya y'abarwana nawe noneho mugiye mu Rwanda abandi bagaca ku ruhande bakaba bagenda sibyo habayeho ikintu gikomeye cyane cyo kurwana n'abantu cyangwa se mukabadoginga mukarwana n'aba hariya aba bakabaye gukunga aho mwahageze noneho bo bakivanaho yego ibyo nabyo byagiye bikoreshwa niyo mpamvu habayeho kwihuta yego tugana ku musozo wumva gumeze gute kongera kubona Kigali ariko nubwo wari uri mu yirwaniramo nta kintu yari imbwiye to be honest nta kintu yari imbwiye nari mfite agahinda kenshi cyane bitewe n'iyo nzira yose ibyo umuntu yaje abona waje ubona abantu bapfuye imirambo abantu induru zivuga ibintu bicika noneho nyine ukagera i Kigali nyine icya mbere wibaza ngo nyine ese ba 600 turabasanga ese turasanga intambara imeze ite ese abo twasize bameze gute imiryango yacu bo bimeze bite sibyo hari harimo agahinda hari harimo ishavu hari harimo umubabaro no kwibaza uti ni iki kintu twakora kuko kugira ngo turokora aba bantu ni iki kintu kuko twari tutaramenya ko ari jenoside iri kuba ariko ko abantu bari gupfa twari turimo tubibona ariko tutazi ngo biri ku rugero ruriya twabonye rega rero umuntu wibazaga ko biri kubera gusa ahantu ari akavuga ati ngenda ari ko ari iby'ikigali ntabwo ari mwindi region nakira ari iby'igihugu cyose urumva gahoro rero nibwo umuntu yagendaga avuga ati nta nishobora byose aba bantu urumva ikindi kandi byafashe buri muntu wese byafashe abantu tugeze hariya za Remera ndibuka nsanze stade yose yuzuye abantu bari kwituma aho babonye abantu bari umuntu akaza umuntu akaza akituma aha undi atekeye hano ibyo ni ibintu hariya muri stade urabona iriya stade Amahoro yego n'abafoto arahari rwose ibintu byabayemo warareba guko bisi utamenya umugore utamenya umugabo utamenya abantu barabaye nk'inyamaswa nizo zikora ibyo zibonye igihe zibishaki
n'abo bantu niko byaba bimeze icyo gihe. Hari abantu bahungiye muri Mirikorine, abantu barimo bavuga bati tugiye guteramo bombe Mirikorine abantu bose bapfe, ibintu birimo bicika. Ntabwo rero umuntu yari afite umutima wo kugira ikindi kintu atekereza, umuntu yari afite agahinda, ariko uvuga uti urugamba. Bwana Egide, turi kunyaruka na Afande Peace cyangwa perezida wa repubulika, hari ijambo wenda yavuze, ndaza kurigarukaho nyuma yuko nkubaza kano kabazo. Byagenze gute kugira ngo muri ibyo bintu byose murimo muracamo, muri ako kababaro, mu bintu murimo murabona jenoside, n'abene wanyu mwavugaga ngo murabasanga, murimo murasanga babishe ababyeyi, ndabizi neza ko harimo na bamwe basangaga n'ababyeyi babo rwose bakimara kwicwa kandi bafite imbunda. Byagenze gute kugira ngo abantu badatekereza kwihorera? Ndabizi ko perezida wa repubulika yaravuze, yigeze kuvuga ngo yasabye abasirikare bari ku rugamba n'abayobozi bamwe na bamwe kutongera kumwereka abantu uko ibintu biri kuba mu gihugu, akona abantu kugira ngo arusheho gukomeza gufokasinga ku ntambara no kuyiyobora, be kwita amarangamutima ye bamubwira uko abantu bari kugenda bapfa. Yego, kubera ashobora gufata icyemezo kitari byaramwafekitaga nawe. Aravuga ati byiza ni uko ntakomeza kubimenya n'iki. So ariko uribuka ko yanavuze ati rwose ngabo muramenye ntimuze kwihorera. Urumva kubasha gukonvinsinga rero abasirikare nyine bafite imbunda, bica imiryango, bapfuye abantu bashize, ugasanga umuntu asigara Nyakamwe. Urabizi ko mu Rwanda abantu baturaga mu muryango, ugasanga mutuye hano ariko so wanyu atuye hariya n'umuryango we, ubundi so wanyu atuye hariya, mushiki wawe yaba yararongowe nawe ntajya kure, ugasanga nyine imiryango iba hamwe, ariko ukagera ugasanga nyine abantu bose bashize bapfuye. Nkanjye ndabyibuka rwose mu bantu baje bavuye muri Mirikorine, hajemo mukuru wanjye kwa data wacu, araza nyine, sinzi ukuntu yamenye ko ndi naho hafi, kuko icyo gihe nari ndinze hariya kuri iriya rond-point ya kera, ariko ubu ngubu uribuka ukuntu hari hameze convention center batarayubaka hariya. Hari rond-point n'ubundi nkiriya, ariko nyine ubu habaye modifiye gatoya, niho narindi. So bisi zabazanye rero, njya bivuga bisi zabazanye yari arimo tuza kubona namwe abantu barashize, yagutekereza ibintu byabaye rero ubu ukumirwa nyine n'iki. Ariko rero ngiye perezida avuga ati nyabona muramenye nta bintu byo kwivanja, nta bintu byo kuvuga ngo namwe mwica abantu n'iki, do discipline ya gisirikare, bakakubwira ikintu kumva nuko bimeze, bikakubabaza ariko ukavuga uti nakundi. N'uyu munsi ubona ko rwose nuko bimeze, nta wari uzi ukuntu bizagenda, ko abantu bazagenda bafatwa, kugeza n'uyu munsi baracyafatwa. Ujya kumva umuntu baramufashe muri Amerika, baramuzanye, baramufashe i Burayi, baramuzanye, inkiko zarusha zaragakoze, za gacaca. Nta wari uzi ukuntu ibi bintu byose bizagenda, ko na nyuma y'imyaka 31 hazaba hari abagifatwa. Urumva nyine ko nk'umusirikare haba hari abadutekerereje, bakavuga bati mwikwiyanuza mujya kwica abantu, mujya kumera nk'abo, mujya kurasa abantu, nta kamaro, kuko byatanga iki? Noneho niki twaba tubarushije? Hari ijambo perezida yagiye avuga ati iki gisirikare kizaba umusingi w'iterambere ryo mu gihugu n'impinduka zizaba mu Rwanda, kandi ibyo yabivugaga kera. So urabona rero ko nicyo kintu cyabaye, nicyo kintu cyabaye. So guturastinga rero abayobozi twagize, tugaturastinga ibyo batubwiraga, nyine bikakubabuza ukavuga uti nanjye nagombaga kwihimura, abantu bariciye abantu, dore abantu bishe abantu, nanjye nagombaga noneho mfite n'imbunda, nanjye kuki bo babicishije imihoro bagenda bate, no ko nanjye mfite uburyo bwo kwihimura. Ariko ibyo ntubikore. Kubera iki? Kubera kumvira, kubera cya kintu nakubwiye cyo kubaha, cya kintu cyo ku discipline ya gisirikare. So kugeza n'uyu munsi akaba aricyo kiranga RDF. Yego, tugana rero ku musozo, ngiye kubaza utubazo tubiri, noneho kandi tugaruke no ku ijambo rimwe perezida wa repubulika yavuze inyuma aho ngaho. Itariki ya 4 irageze, itariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi 1994. Tugaruka kuri iryo jambo perezida wa repubulika yavuze ko
ariko ubwo ni mu myaka ya nyuma, yavuze ko yasabye abarokotse ikintu gikomeye. Twasabye abarokotse ikintu gikomeye. Urumva, tubonye abasirikare babujijwe kwihorera, tuzi abarokotse nabo basabye kutihorera, basaba ko habaho ubumwe n'ubwiyunge no gutanga imbabazi no gusaba imbabazi n'ibindi bitandukanye. Itariki enye z'ukwezi kwa karindwi zirageze, we Jide nk'umuntu wari ku rugamba, barakubwiye ngo igihugu kirafashwe, intambara irarangiye. We wumvaga irangiye? nakubwira ko ntanabimenye nakubwira ko ntanabimenye ko ari uko bimeze, kuko ibyo byavuzwe i Kigali. Unity nari ndimo, twebwe twari tugeze i Gitarama, ariko turimo tumuvinga twinjira muri Kibuye, ku buryo twebwe ibyo byabaye i Kigali aho ngaho twari tukirwana. 59 aho yari ivuye Gitarama, turimo tugenda Kibuye, twari turimo tukirwana. Hari hakirimo abantu mu mazu, hari hakiriho, uribuka ko hirya gatoya ariho hari zone turquoise. Yego. So intambara twasaga n'abayirimo, ariko habaho kuvuga ko rwose noneho igihugu gifashwe ku mugaragaro, kuko kapitale yose ubwo yari imaze kuba secure. Harimo ibyo bindi bice birimo za zone turquoise, kandi nazo zageze aho zivamo. So nge rero nakubwira ko ntabwo nigeze mbimenya, naje kubimenya nyuma. Ariko aho umuntu abimenye nyine, umuntu akumva ukavuga byamaye, mbese nawe ugatangira ukikora mu ntoki ukavuga uti burya ari bamwe ibyishimo byabaye byinshi, bananirwa kwihangana, barebesha imbunda mu kirere, bakubita amasasu. Kuri ya disipurine y'inkotanyi hasohotse itegeko ribuza abantu bose kongera kurasa. Ariko ntabwo byari byoroshye, kuko n'umusivile wumvaga wasaba umusirikare imbunda ukamubwira uti, kuko cyari ikintu gikomeye, abantu babyumve, abajene batwumva bakurikiye kino kiganiro bumve ko igihugu cyari gitangiye urugendo rushyashya. Niki rero wabwira muri uru rugendo rushyashya rwo kwiyubaka n'iterambere? Niki dusoza kino kiganiro bwana Jide, niki cyane wabwira urubyiruko, abumva amateka y'urugamba, amateka yo kwibohora, n'urugendo turimo kugeza isaha? Abanyarwanda twagize amahirwe kugira umuyobozi wayoboye ingabo, nyakubahwa perezida wa repubulika. Ni amahirwe twagize amahirwe kugira umuntu agatekereza kure, agatekereza cyane, kuko sinanashidikanya kuvuga ko yatekereje abanyarwanda benshi twese, kuko we iyi vision yari ayifite, uko ubu ngubu bimeze we yari abifite, kuko nta kintu yavuze muri iriya myaka za 1991, 1992 yavuze bitarimo bikorwa ubu ngubu. So icyo ni ikintu gikomeye cyane. Twagize umuyobozi ufite vision iteye ubwoba, ureba kure cyane. Abantu nkawe ni abantu batakunze kubaho, ni abantu ngo nibura Imana iha abantu akaba ari umuntu umwe mu myaka 100. So kuba rero yarabaye we, akaba muri epoke turimo, hanyuma tukagira amahirwe yo gukorana nawe, hanyuma akaba ari kudukorera ibyo tubona, ni ikintu kidasanzwe. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, ibintu byagezweho, ibindi birimo biragerwaho, ariko ndabwira urubyiruko ngo ibi byose biri kugerwaho, ibi byose byagezweho, bakwiye gukomeza gukurikira icyatumye bigerwaho, bakakiga mu mateka, bakakizingatira, kugira ngo bazagire ubutwari bwo kubisigasira. Ntushobora gukunda ikintu kitakuvunnye, ariko iyo nibura uvuze uti abanjye barabivunikiye, iyo uvuze uti reka nubahe ababigizemo ubutwari bakahasigara, bagamena amaraso yabo kugira ngo njyewe nzaze benefisi ibi ngibi, ibyo bintu bifate nk'amata y'abashyitsi, bifate nka gold, bifate nk'ikintu gikomeye cyane, kugira ngo ubashe kumva agaciro kabyo, nuko umenye uko byabonetse. Icyo gihe rero nawe urabiharanira, uravuga uti ntihazagire ubinyambura, ntihazagire ubimvutsa,
kandi noneho ubifata neza. yego Ubifata neza kugira ngo bya bintu bikomeze bibaho, ahubwo hiyongeraho ibindi noneho ndetse nawe noneho ukaza ugashyiraho umuganda wawe mu kugira ngo bikomeze bibe byiza kandi bibe byinshi. yego reka rero tugushimire bwana Egide Ruhashya wa Igicaniro TV, kandi tukwifurize umunsi mwiza wo kwibohora. Twifurize n'abantu bari mu Bwongereza by the way, aho mugiye kwizihiza umunsi wo kwibohora. Nabonye ko murakina umupira, habeho kwidagadura, habeho ibiganiro bitandukanye, uba dusuhuriza. Murakoze cyane badukurikiye, namwe dukomeze tubifurize umunsi mwiza, Liberation Day, hanyuma kandi noneho tuzakomeza tubane, Imana ibarinde. Asante sana.